Kristo Yesu akuzwe. Hama gukurikiraho gahunda y'indirimbo, ariko nsabye ko mfata uyu mwanya kugira ngo nanjye mbagezeho ubutumwa mugifite imbaraga, ko tujya mbere kugira imbaraga zigenda zicogora, sibyo? Mu masaha icya mbere ndashaka kubagezaho indamukanyo y'umwepiskopi wacu Antoine Kardinali Kambanda. Rwose yifuza kubana namwe, ariko uyu munsi wahuriranye n'uko yatumiwe mu nama i Roma kwa Papa, akariho ari muri ino minsi. Mbere rero yanyohereje kugira ngo mbafashe mu guhimbaza uyu munsi mukuru wa Petero na Pawulo intumwa, ariko cyane cyane kugira ngo tunishimire kiriya gikorwa gikomeye cyagezweho kubw'ineza, kubw'ubwitange bwa bamwe mu bakristo b'i Paruwasi ya Masaka, umuryango watanze impano y'ariya mashusho nako n'imiryango cyangwa se abantu banyuranye, kugira ngo tunabashimire mu izina ry'umwepiskopi. Ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rwa Kiliziya kandi cy'ubukristo bukuze. Aho duhurira dusenga hagomba kuba ahantu heza, hatera ubwuzu, hatera ibyishimo uje ahangana wese. Icyo twashobora cyose rero kugikora kubw'iyo ntego ni ikintu cy'ingenzi cyane, cy'ingirakamaro. Icya kabiri ntabwo mbarambira, turi mu mwaka wa Yubile Arikidiyosezi yacu ya Kigali imyaka 50. Muri Yubile ni umwanya wo kwivugurura nk'uko tubihamya mu ndirimbo ya Yubile. Twivugurure tubahamya b'ivanjiri, tubahamya abizera muri Kiliziya yacu n'umuryango w'Abanyarwanda. N'ubwo kwivugurura murabizi, duhabwa amasakaramentu, duhesha amasakaramentu kenshi, ariko hari ikintu kigenda gisa n'ikiducika nifuza kubashishikariza kugarukaho. Icya mbere, turagenda tugira abakristo batakimenya amasengesho ya mu gitondo, amasengesho ya nimugoroba. Abana bagahabwa amasakaramentu, ariko nyuma gato babona amasengesho ryo kwicuza ibyaha cyangwa se isengesho ryoroshye n'isengesho ryo kwemera cyangwa ryo kwizera, ugasanga ntaryaza. Icyo ni icyuho gikomeye tugomba gukuraho. Mukunde gusenga, mukundisha abana banyu gusenga, cyane cyane mubasengeshe, musengane nabo. Ntabwo mu bwigishwa biga amasakaramentu, biga amasengesho. Amasengesho ni umuco umuntu atorezwa mu muryango. Ingo zisenga abana ntabwo bagomba kuvuga amasengesho. N'ubwo kwivugurura rero tugerageze tunoze aho hantu. Si amasengesho gusa, n'abaririmbyi bacu hari umurage tugenda dutakaza. Mperutse kujya mu gutanga isakaramentu, batera indirimbo zo mu gatabo k'umukristo nziza ziri mu murage, ugasanga nta bantu bazizi. Tugomba gutakaza ikintu gikomeye cy'umuco w'umwimerere. Ni ngombwa kwivugurura, tugarukira amasengesho, tugarukira indirimbo zituranga nk'abakristo ziri mu gatabo k'umukirisitu. Tuzige, tuzibutse, tuzigisha abo bana bazi kubyina neza, tubigisha bagafata, n'ibyo tubibigisha bazabifata. Twivugurure muri icyo cyerekezo. Twivugurure kandi turwanya ubujiji. Dufite abakristo bafite ubumenyi bukeya kugira ngo byoroshye, ariko reka n'ubavuga ubujiji ntabwo ari ikibazo. Badasoma ibyanditswe bitagatifu,
Mutagatifu Jeronimo cyangwa se Saint Jerome aravuga ngo kubirije mu byanditswe bitagatifu niko kutamenya Yezu Kristo. Bavandimwe mukunde gusoma Bibiliya, mugire ibyishimo byo kuyitunga, abayifite muyihe umwanya muyisome. Biratangaza ko abana bacu bakora imikoro rwose ariko ugasanga ntawe ubibutsa cyangwa se ngo bakundishe gusoma Bibiliya. Icyo ni icyuho, kandi dukomeje gutyo dushobora no kuzazima. Ni ukuvuga mu bihe byashize muri statistique twatangaga, wasangaga dusanga abakristo gatolika tugasanga ni 70%, 80%. Ubu muri statistique dusigaye tugenda ugasanga ni 36%, 47%, kandi buri mwaka dukomeza duhesha Eucharistia abana amagana. Ntabwo bazimiriye. Bamwe barahabwa barangiza ukazasanga bahinduye amadini, ugasanga ntibagisenga ntibijya mu misa. Icyo ni icyuho gikomeye. Twivugurure. Izi yubile ebyiri duhimbaje, hari yubile y'umuriro twavuyemo imyaka 100, imyaka 2025, zikurikiwe n'iyubile y'imyaka 50 ya Diyoseze ya Kigali. Hatabaye gufata ingamba, nta kintu zadusigira, byaba ari igihombo. Twivugurure, tugarukire isengesho, tugarukire ijambo ry'Imana, ibyanditswe bitagatifu. Kristo Yezu akozwe. Ndabashimiye rero bavandimwe, reka twinjire mu mwanya wo kwitegura kwakira umugisha w'abanzirizwa no guha umugisha ari amashusho. Nyuma turagaruka hano kugira ngo twakire umugisha w'uyu munsi mukuru. Reka twongere tugaruke mu isengesho kugira ngo uyu muhango mutagatifu tuwukorane umutima werekeye ku Mana. Murakoze. Bavandimwe, tugeze amahirwe yo gusingiza Imana, kuko aya mashusho mashya y'abatagatifu Petero na Paulo tuzajya twiyubaha, twibutsa umuhamagaro wacu wo kuzaba abatagatifu natwe, hamwe ndetse n'ishusho ya mutagatifu Yozefu. Kiliziya dushishikariza kwisunga abatunganiye Imana mu buzima bwabo, kugira ngo twigire ubudahemuka bw'abaranze. Abatagatifu Petero na Paulo na mutagatifu Yozefu babaye inshuti za Kristo, none ubaganje mu ikuzo hamwe nawe. Baradukunda, batuba hafi kandi baraduhakira. Ni abavandimwe bacu mu bumwe bwa Kiliziya. Dutegura imitima yacu rero, maze uyu muhango wo guha umugisha aya mashusho tuwukorane ukwemera. Dusenge bucece mwanya muto imbere y'isengesho ry'umugisha. Dusabe.
turagusingiza nyagasani kuko ari wowe nyir'ubutagatifu. Kubera impuhwe zawe watwohereje umwana wawe Yezu Kristo, we intangiriro n'iherezo ry'ubutagatifu bwose. Niwe wahaye kiliziya umuhoza w'umutagatifu kugira ngo atuyobore mu nzira y'ubutungane, atwigishe mu bwiyoroshye n'ubutwari, akongeze urukundo rwe mu mitima y'abayoboke bawe, kandi ibere imbuto y'inema y'Imana. None rero nyagasani, turagusingiza kuko wasendereje abatagatifu Petero na Paulo na mutagatifu Yosefu impano za roho wawe, aribo abayoboke bawe bakoraniye guha icyubahiro iruhande rw'aya mashusho. Duhe kwigana urugero rwabo ngo tubashe gukurikira Kristo kandi duhanire kugera ku butungane bwuzuye. Duhe kwamamaza inkuru nziza mu magambo no mu bikorwa, nta gutinya kumena amaraso tubigiriye Kristo. Duhe guhora iteka dutwaye umusaraba wa nyagasani Yezu, abe ari wowe twitangira ndetse na bagenzi bacu. Duhe gukora neza ibyo dushinzwe hano ku isi, tubifashwemo na roho wa Kristo, kandi duhore duhanze amaso ingoma y'ijuru aho uzatwakira, wowe Imana Data hamwe n'umwana wawe na roho mutagatifu, Imana imwe uko bihora bisimburana iteka. Maria, Maria mtakatifu,
Data nk'uko bisanzwe iteka n'ubu n'iteka ryose. Abateguye imwe ya Petero na Pawulo bayishyiraho.
Petero na Paulo watagatifu, Yosefu mutagatifu, Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Tugeze ku musozo w'igitambo cy'Ukaristiya. Mbere yo guhabwa umugisha usoza, babitubwiye turataha mu miryango remezo yacu, dukomereza ibyishimo by'uyu munsi aho dutuye mu miryango remezo. Reka mbasabe rero dushimire cyane iyi ntumwa y'umwepiskopi waje kuduturira igitambo cy'Ukaristiya. Mukumbuye Padiri Matiyasi yaje kwifatanya natwe, reka nawe twongere tumushimire. Bakristu mwese namwe mwiha amashyi kuko mwaje kwizihiza umunsi mukuru wanyu. Mwabonye ko n'umunsi wagenze neza, nari guhera kuri Nyagasani Imana tuyiha amashyi menshi. Abagize inama nkuru ya paruwasi nitumara guhabwa umugisha usoza, barerekeza aho gahunda zigiye gukomereza, aho tugiye kuganira n'intumwa y'umwepiskopi. Abashinzwe protokole mu nama nkuru ya paruwasi barabayobora aho gahunda zibera mu kanya. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imana ishobora byose nibahe umugisha, iyo yabakomeje mu kwemera Petero mutagatifu yatangaje, kandi ikabaha guhamya imizi mu kwemera kwa Kiliziya. Mwebwe abayashyikirije inkuru nziza ikoresheje Pawulo mutagatifu, wabaye indatogora mu kwigisha, nibatoze kumukurikiza iminsi yose, mwigisha abavanywe banyu kumenya Kristo. Maze ubutware bwa Petero n'inyigisho za Pawulo hamwe n'amasengesho yabo bombi bidufashe kuzataha mu ngoma y'ijuru, aho bagejejwe n'urupfu bapfuye, umwe bambwe ku musaraba undi yaciwe umutwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. Paruwasi abajene rero bazayitabire. Murakoze, umunsi mwiza. Turabashimiye rero mwebwe mwakomeje gukurikira igitambo cya misa cyabereye hano muri iyi kiliziya ya paruwase ya Masaka.